mubyumvise, mwebwe munkurikiye, mwebwe mwumvise aya magambo, mumenye icyo Uwiteka avuganye namwe. Mwebwe Imana igabije iki gihugu, mwebwe Imana ihaye iki gihugu, mube maso, mudatatira, mudata inshingano, mutareka Uwiteka, hanyuma Uwiteka nawe akabareka. Ibizabaho Uwiteka yabwiye ko nimumureka imibabaro yose izongera ikabagarukaho. Hanyuma Imana yongera kumbwira ngo yaguciye ku ngoma. Wowe muyobozi, ibisubiyemo inshuro yaka, yaguciye ku ngoma inshuro ya gatatu. Ikimenyetso warakibonye, umunsi bakwinjirana ngo niyo yahabaye, ngo iyo ibishaka iba yarabagutaye bakakujyana aho bashaka bakakwica. Ngo ariko uwo munsi yarakwinze ngo irebe ko wisubiraho, none wanze kwisubiraho. Ngo niyo mpamvu ifashe umwanzuro, ngo ifashe umwanzuro ndetse irasinye ko iguciye noneho burundu. Wanze kwihana, wanga kumva, wigize iyo mpamvu iguciye ku ngoma. Abantu wishingikirije ntacyo baje kugufa, ntacyo bari bugufashe. Ngo niyo wagombaga kwishingikiriza, niyo wagombaga kwiragiza, niyo wagombaga guca bugufi ugatakambira, none wanze kwitakambira, aho guhitamo gutakambira abantu. Irambwira ngo ninkubaze ngo ubuse bagufashije iki? Ngo ariko iyo uza kuba warateza ugutwi ukumva, ngo ugahindukira ukareba ivure, iba yarakumvise. Ngo ariko noneho aho bigeze ntabwo igikeneye kukumva. Ngo Abanyarwanda turi mu kanya, turi mu bihe byo gusenga cyane, kuko Satani yasabye igihugu cyacu. Ariko nidusenga nituba amaso tugasengera igihugu cyacu, nawe niko Imana iguhamagaye. Wowe mgiye kuvuga, wowe Yosuwa ugiye kuyobora ubwoko bw'Abayisiraheli, ubwoko bw'Abakongomani Imana ijyanye mu gihugu. Uko niko ugiye kubayobora. Ntuzagira umuntu umwe ukukira umutima, ntuzagira umuntu umwe ugutera ubwoba. Rero nawe unyumva uze kunyumva neza, utega amatwi unyumve neza. Hari Kalebu, ko hari Yosuwa uje, nubwo we watangije urugendo, ariko wemere Yosuwa ze umuhe ibyo ugomba kumuha. Umuhe kandi ibyo Uwiteka yagutegetse, umuhe kugendera ku mategeko y'Uwiteka. Nubwo wari watangije uru rugendo, ntabwo ari wowe Imana igize gute, ntabwo ari ibwiye ngo genda ujye ku butegetsi cyangwa ugende uyobore abantu uko ari wabahagurukije. Oya da, Uwiteka Imana yanyu ubwanyu izambuka ibagiye imbere, izambukayo ibagiye imbere, irimbura ayo mahanga abiri imbere, uyahindure, ihindure ayo mahanga abiri, iyahindure, iyarimbure. Ntabwo igambiriye kubagirira nabi, ahubwo icyo agambiriye no kubagirira neza. Niyo mpamvu ibahaye iri tangazo ngo Abanyarwanda nibongere bahindukire basenga. Abanyarwanda tugendane n'Imana, aba ari itugenda imbere. Hanyuma nitugenda imbere iratwereka icyo tugomba gukora. Ariko ubu turasabwa kubanza tugasenga, turasabwa kubanza tugasenga, hanyuma tukayitereta, tukayihenda. Ariko nongere mbwire abayobozi bo ku rwego rw'igihugu ngo mukebuke inyuma yanyu, mu nzego zo hasi, mu nzego z'ibanze niho hari abagambanyi. Ngo muhakebuke muharebe, niho hari abagambanyi.
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafitiye ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa usuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana udukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomo ndetse n'abawe bose. Hafi nakuri mu cyo bitandukanye muherereyemo, reka mwese nizere ko muri amahoro kandi mukinzwe n'ubuntu bw'Imana. Nitwa Ben Nepo, ndi kuri micro ndetse no kuri kamera, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, Prophet. Uraho neza? Ntabwo ari Prophet. Umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana. Ndakuzamura muneruka byanga. Igihe cyo kuzamuka nigera nzazamuka. Wasanga ari iki ngiki? Niba ari ikintu by'ubwo turabimenya. Asanga mu mvugiye mu n'Imana kandi Imana ike kubona. Niba ari iki ngiki turabimenya, ubwo turasenga Imana iduha amakuru. Twishimiye kubana nawe. Yego natwe twishimiye kubana namwe, mwebwe mwese mudukurikiye. Tubanje kubasuhuza mu ndamukanyo yacu, Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Turabahobeye mwese aho muri hirya na kure mu mpande enye z'isi. Kandi tubifurije umugisha w'Imana ukomeza kuba kuri mwebwe ndetse no ku miryango yanyu mwese mudukurikiye. Urakoze cyane. Aha ni mu muryango urabizi, aha ni mu muryango urisanga. Reka nkonongere ndarikire abantu bifuza kwiyandikisha kuba abamambure b'umuryango. Umuryango Musaraba TV twakira abantu. Aha ni mu muryango rwose mujye mumva ko ari mu muryango. Kujyamo nta kindi bisaba no gukora subscribe, ubundi ukabaye umunyamuryango, tukaganira, tugasenga, tukishima, tukazijya no mu ijuru twese. Nuko tubaho mu muryango Musaraba TV. Ni byiza kandi natwe twishimiye kuba muri uyu muryango. Kuko muri uyu muryango ntako bisa. Amen. Ni iby'agaciro kanini kuri buri wese uri mu muryango. Ndetse n'uyifuza kuza nawe naze tujye mu uyu muryango twese. Yego. Ubundi ku musaraba niho byakemukiye byose. Yesu avuga ngo abarushye n'abaremerewe mwese nimuze musange. Ndabaruhura. Muze ku musaraba turuhukira imbere ya Yesu, dusonzokera imbere ya Yesu, tubona amahoro twabuze, tubona umunezero twabuze, tubona ibyishimo twabuze. Amen. Amina. Turarikiye abantu bose kuza ku musaraba kugira ngo baruhuke. Ni karibu baze ku musaraba. Ubwo kare kanyuzo ariko kare ngombwa. François turakwishimiye, umaze iminsi uri gutanga amakuru ku by'Imana yaragoye ku gihugu cy'u Burundi, ubwira ngo umuntu utabashe kuduha amazina ye ngo nataye igihe cyo gutaha kirageze ajye ku ngoma. Message yarumvikanye kandi ibyo byose yamugezeho. Ibyo byose yamugezeho nave mu buhungiro. Ariko abantu bifuje yuko ngo nimba umwuka atarakubujije ngo uzamubabwire bagufashe kumusengera kugira ngo imitego ive mu nzira. Hari abantu babisabye cyane cyane bo mu Burundi. Amazina ntabwo ari byo bituma imitego iva mu nzira. Ahubwo musengere Dawidi, musengere Gidiyoni, musengere igihugu. Amen. Ibindi byose Imana izabikora. Urakoze cyane, ntabwo twura dutinda. Reka ngusabe usenge Imana, ubundi kumwuka kuyobora uhanura uko nguko wisanzura imbere y'Imana mu izina rya Yesu. Mureke dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana nziza, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi n'urukundo ugira, kandi tugushimiye ko waturinze mu minsi yose twari tumaze tutagera hano. Oya, hari byinshi byaduhigaga ariko warabiturinze, none twongeye ugaruka hano. Ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe. Ubwo tuhageze rero turakwinginze n'ubundi ngo wurure kubane natwe. Turakwinginze ngo nuze ube hano hantu, kandi turakwinginze ngo umwuka wawe wera natugote, atugote impande zose, imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso, twebwe tuyemo hagati aho ngaho. Ubwo rero umwuka wawe wera aje akaba tugose,
nawe turakwinginze ngo utwemerere utwemere tugire icyo tuvugira imbere yawe, haba ari twebwe ahubwo aba ari wowe. Wivugire wowe ubwawe, wivugire wowe ubwawe, twebwe tube igikoresho cyawe. Natwe twemereye kugukorera, ngaho nuganze kandi utegeke, kandi iri jambo rigende rigere hirya hose rigomba kugera, kandi buri wese ushaka ko rimugeraho nirimugereho, kugira ngo ubwami bwawe bwamamare mu isi turimo. Hanyuma ibiduhiga n'ubihige, kandi biturwanya n'ubirwanye, bitwasamire n'ubyo n'ubyasamire, ibidutera nubitere. Haleluya, 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 haleluya. Ubwiza bwawe n'igitinyiro cyawe no gukomera kwawe bibe kuri twebwe. Ariko nyagura kuguma tugisenga, duhagaritse izi mbaraga mbi z'umwanzi zose, tubohoje ikirere mu izina rya Yesu. Izina ryawe niryamamare, niriganze kandi ritegeke. Duhamagaye ingabo zo mu ijuru, abamarika bakerubi n'abaserafi bagotuye umusozi, uko bari barinze ingobyi ya Edeni, abariko bagotuye umusozi kandi n'abariho bawubagotane. Natwe turi hano hantu, nibatugote baturinde ikibi cyose, ikitari cy'umumaro bakigizeho mu izina ryawe. Urakoze kuko ubyumvise kandi urakoze uko ubikoze. Nyemerera ngisenga mbanze sabe amahoro, sasaba amahoro mu isi yacu. Usuke amahoro avuye mu gihugu cyo mu ijuru, utanga amahoro muri Rwanda, utanga amahoro muri Burundi, utanga amahoro muri Kongo, utanga amahoro mu bihugu dutuyemo birimo imidugara, utanga amahoro muri Afurika yacu, utanga amahoro mu Burayi bwacu, utanga amahoro muri Aziya yacu no muri Amerika yacu. Niyo dukeneye kandi niyo dushaka. Hanyuma utambuke, wongere wigendagendere mu bantu bawe, wongere ugendagende mu butaka bwawe, wongere ugendagende ku isi we waremye. Hanyuma nyaguhora ku ngoma, aho ugeze ibintu byose birahunga, imidugara irahunga, aho ugeze ibyikira hejuru byose birahunga. Ni wamamare rero kandi ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Urakoze uko ubyumvise kandi kubikoze, tubisabye twizeye ko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Karibu kumuka kweba. Rero reka nongere mbasuhuze kandi mbashimire ko mwongeye kudutegera amatwi. Ndumva uyu mwanya ntabwo turi butinde cyane kuko nta butumwa burebure dufite, ariko ubwo dufite bwose ni ubwanyu. Ubutumwa dufite buri mu byiciro bibiri. Yego. Mwari umenyere ko nza mvuga cyane ku by'intambara, ku by'ubuhanuzi Imana yampaye ku bw'ibihugu byo mu Burayi. Ariko uyu munsi ntabwo ndi burenge mwaka gace kacu ku Rwanda cyaka Afrika. Uyu munsi ndi mwaka gace ka East Africa, niho nibereye gusa. Niho nje, ariko nahari nibiza ndakomaho. Ndagera iki uko umwuka agiye kunyura niko ngiye kubigenza. Haleluya. Rero ndagira ngo mbanze ntangarize, mfite itangazo rimeze gutya ngiye kubanza gutanga. Ndaritanga ku bene gihugu bacu. Musenga. Nimwe mbwira abanyarwanda. Turi mu kanya, turi mu bihe byo gusenga cyane, kuko Satani yasabye igihugu cyacu. Ariko nidusenga nituba amaso tugasengera igihugu cyacu, Imana yo mu ijuru iragaruka iratabara. Kuko aho yatabaye ntawabasha kuhinjira, aho yageze nta kibi kihagera. Rero turasabwa gusenga, ikamanuka ikaza ikaba muri twebwe. Bajyaga bavuga ngo yirwa handi gataha i Rwanda, ariko Imana iri mu Rwanda. Nimuhamagare ize, ntago ikijya kwirirwa handi. Oya, ntago ikijya kwirirwa handi, iri hano, iri muri twebwe. Hanyuma nituyihamagare, hanyuma nidusenge, nidufate ibihe dusenge, nidufate ibihe tuyihamagare, nayo iratwumva. Kuko inkuba ziri gukubita, imitingito iri gutingita, imirabyo iri kurabya, ndetse n'imiyaga irahushye. Ariko Imana yacu niyo mpamvu idusabye uyu mwanya, niyo mpamvu irimo idusaba ngo nidusenge, twongere tuyegere, twongere tuye bugufi yacu.
tureke kwirwanira, tureke kwicira inzira, yego ahubwo turekeyo ituyobore. Nituyobore, tuyemere ituyobore, kandi tuyemere igendane nayo. Amin. Abanyarwanda tugendane n'Imana, aba ari itugenda imbere. Hanyuma nitugenda imbere iratwereka icyo tugomba gukora. Ariko ubu turasabwa kubanza tugasenga. Turasabwa kubanza tugasenga, hanyuma tukayitereta, tukayihendahenda, ikatuyobora inzira. yego Nkiri aho ngaho ndongera kwibutsa abayobozi inshingano zabo. Hari abayobozi bavuye mu nshingano zabo bari gutiza Satani umurindi, bari gutiza umwanzi umurindi, ariko ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngo mwebwe ngo muraje mubakabarore, muragambanira igihugu. Ariko nongere mbwire abayobozi bo ku rwego rw'igihugu ngo mukebuke inyuma yanyu, mu nzego zo hasi, mu nzego z'ibanze niho hari abagambanyi, ngo muhakebuke muharebe, niho hari abagambanyi. Mwongere musuzume abo bantu, mwongere mubarebe neza, mubere maso igihugu ko musanzwe mukibera maso, kuko niho hari abagambanyi, niho bahaye inzira umwanzi, niho batumye umwanzi yinjira mu gihugu. Ariko nanone ngo namwe nimufate ibihe musenge, nimufate ibihe mwongere musenge, mwongere mujye ku karago, mwongere muhindukire, murebe ivure. Imana yacu irongere ibagarukire, irongere igira ibindi bintu irema bishyashya. Ntabwo igambiriye kubagirira nabi, ahubwo icyo agambiriye no kubagirira neza. Niyo mpamvu ibahaye iri tangazo ngo abanyarwanda nibongere bahindukire basenge. Ndumva iryo tangazo nari mfite ku Rwanda, niryo nari mfite. Ni ukubwira abantu ngo bahindukire basenge, ni ukwibutsa abayobozi ko bagomba gukebuka inyuma bakareba aho bayobora nabo mu nzego zo hasi, bakareba hari ikibazo, aho umwanzi yinjiriye baharebe hakiri kare, hanyuma bazitire, bafunge inzira. Kandi nongera kubwira abanyarwanda ngo nimusenga amahoro arahari, nta ntambara ihari. Nimusenge, dusomere ijambo ry'Imana tugiye gusanga Gutegeka kwa kabiri. Gutegekwa kwa kabiri 31 urahera ku murongo waho wa mbere, icyo gice cyose kidusoma. Gutegekwa kwa kabiri 31 umurongo waho wa mbere. Mose asezera ku batambyi no kuri Yosuwa. Ngo Mose asezera ku batambyi no kuri Yosuwa. Arababwira ati, Mose arongera abwira Abisirayeli bose aya magambo. Mose arongera abwira Abisirayeli aya magambo. Arababwira ati, uyu munsi maze imyaka 120 mvutse. Uyu munsi uyu nguyu wa none maze imyaka 120 mvutse. Singishobora gutambagira. Ndetse Uwiteka yarambwiye ati, ntuzambuka Yorodani. Uwiteka Imana yanyu ubwayo. Izambuka ibagiye imbere. Irimbura ayo mahanga abiri imbere uyahindure. Ihindure ayo mahanga abiri, iyarimbure. Yosuwa niwe uzambuka abagiye imbere nk'uko Uwiteka yavuze. Yosuwa uw'Imana yatoranije, uwo ni uzambuka abagiye imbere nk'uko Imana yamutoranije. Kandi Uwiteka azayagira nk'uko yagiriye Sihoni na Ogi. Kandi Uwiteka ayo mahanga azayagira nk'uko yagiriye Sihoni na Ogi. Abami b'Abamori n'ibihugu byabo abo yarimbuye. Uwiteka azayabagabiza namwe muzayagirire ibyo nabategetse byose. Uwiteka ayo mahanga arayabagabije, ariko muzayagirire ibyo nabategetse byose.
mukomere mushikame mukomere kandi mushikame, ntimubatinye ntimukabakukire imitima, ntimukabakukire umutima habe n'umunsi n'umwe, kuko Uwiteka Imana yanyu izakujya imbere ntizagusiga ntizaguhana, izakujya imbere ntizagusiga kandi ntabwo izaguhana. Y'iteraniro ryose imbere y'Abayisiraheli bose, nawe niko Imana iguhamagaye, wowe mgiye kuvuga, wowe Yosuwa ugiye kuyobora ubwoko bw'Abayisiraheli, ubwoko bw'Abakongomani Imana ijyanye mu gihugu. Uko niko ugiye kubayobora, ntuzagira umuntu n'umwe ukukira umutima, ntuzagira umuntu n'umwe ugutera ubwoba, kuko Imana igendanye nawe. komera ushikame, kuko uzagera n'aba bantu mu gihugu Uwiteka yarahiriye ba sogokuruza ko uzabamo. Komera kandi ushikame, kuko uzayobora aba bantu kandi ukabageza mu gihugu Uwiteka Imana yabahaye, yasezeranye na ba sogokuruza banyu. icyo gihugu yagisezeranyije na ba sogokuruza banyu, none nimwe mugiye kukibamo. Rero wowe Yosuwa uhagurutse uyu munsi, haguruka uhagurukana abo bantu, ubajyane ubageze mu gihugu. Amen. Kandi nimugerayo muzibuke ibyo Uwiteka yavuganye nawe, aba ari byo muzagenderaho, yego, aba ari byo muzakurikiza. nawe uzakibaheshaho gakondo, nawe wowe Yosuwa icyo gihugu niwe ugiye kukibaheshaho gakondo. Uwiteka ubwe azakujya imbere, Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe, nta wundi uzakujya imbere n'Uwiteka, kuko azabana nawe, ntazagusiga, ntabwo azagusiga, ntazaguhana. Ntutinye ntukuke umutima, ntutinye kandi ntukuke umutima. Mose yandika ayo magambo, ayo mategeko, Mose yandika ayo mategeko yose, ayaha abatambyi n'Abalewi, baremerwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Uwo munsi baremerwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka n'abakuru b'Abisiraheli bose. Mose arabategeka ati, ntabwo ategetse Yosuwa, barimo Abalewi, barimo n'abakuru b'Abisiraheli bose. Nimwe mutegetswe ibi ngibi bagiye kuvuga, ntabwo ari Yosuwa gusa, mwebwe mwese, mwebwe Yosuwa agiye, mwebwe Mose akoranyije abo Uwiteka yatoranyije kuyobora icyo gihugu. Yego, mugiye kujyaho, mugiye kugendera kw'aya mategeko. uko imyaka 7 ishize, mu gihe cyashyizweho cy'umwaka wo guhara, mu minsi mikuru y'ingando, Abisiraheli bose bazanywe no kubonekera imbere y'Uwiteka Imana yawe. Abisiraheli bose bazanwe no kubonekera imbere y'Uwiteka Imana yawe, ahantu izaba yarabatoranije, ahantu hose Imana izaba yatoranyije mu icyo gihugu. Uzajya usomera aya mategeko imbere y'Abisiraheli bose bayumve. Uzajye usomera aya mategeko imbere y'ubwoko bw'Imana aya bose. Uzajya uteranya abantu, abagabo n'abagore n'abana bato, ndetse n'abana, n'umusuke n'umunyamahanga, n'umusuke waje iwanyu n'umunyamahanga wahaje, uri iwanyu kugira ngo bayumve, bumve ayo mategeko, bayige, bubahe Uwiteka Imana yanyu, bitondera amagambo yose y'aya mategeko bayumvire, bitondere amagambo y'aya mategeko y'Uwiteka Imana yanyu, no kugira ngo abana babo batigeze kuyamenya bayumve, bige guhora bubaha Uwiteka Imana yanyu, igihe cyose muri mu gihugu, mwambuka Yorodani, mujyanwamo no guhindura. Uwiteka abwira Mose ati, dore igihe cyawe cyo gupfa kigeze bugufi,
hamagara Yosuwa mwiyerekane mu ihema ry'ibonaniro. Hamagara Yosuwa uwo natoranije mwiyerekanire mu ihema ryawe ry'ibonaniro. Mbone kumwihanangiriza. Mbone kongera kumwihanangiriza. Mose na Yosuwa baragenda biyereka mu ihema ry'ibonaniro. Mose na Yosuwa baragenda biyereka mu ihema ry'ibonaniro. Uwiteka abonekera muri iryo hema ari mu nkingi y'igicu. Uwiteka abonekera mu iryo hema ari mu nkingi y'igicu. Iyo nkingi ihagarara hejuru y'umuryango w'iryo hema. Iyo nkingi ihagarara hejuru y'umuryango w'iryo hema. Uwiteka abwira Mose ati. Uwiteka abwira Mose ati. Dore ugiye gusinzirana na basokuruza banyu. Dore we Mose ugiye gusinzirana na basokuruza banyu. Aba bantu bazahaguruka bararikira izindi mana. Abantu bazahaguruka bagurukira izindi mana. Bararikira izindi mana. Abantu bazahaguruka bagarukire izindi mana. Ariko nagira ngo hari Mose wahagurukije aba bantu. Uyu munsi wa none hari Mose watangije uru rugendo rw'Abayisiraheli. Ariko Mose asaziye mu nzira, ntabwo ageze mu iki gihugu, ntabwo yambutse. Rero nawe unyumva uze kunyumva neza, utega amatwi unyumve neza. Hari Kalebu, hari Yosuwa uje, nubwo we watangije urugendo, ariko wemere Yosuwa ze umuhe ibyo ugomba kumuha. Umuhe kandi ibyo Uwiteka yagutegetse, umuhe kugendera ku mategeko y'Uwiteka. Nubwo ari watangije uru rugendo, ntabwo ari wowe Imana igize gute, ntabwo ari ibwiye ngo genda ujye ku butegetsi cyangwa ugende uyobore abantu uko ari wabahagurukije. Oya da, unyumve neza, hari Yosuwa. Wowe icyo ushinzwe ni uguhagurutsa abantu, ukabakura mu buretwa ukabereka igihugu. Ntabwo ushinzwe kukiyobora. Nuramuka ukoze ikosa, bizakubaho ntuzambaze. Ariko hari Yosuwa, kandi nibamara kugirwaho n'ibyago byinshi, n'imibabaro myinshi, iyi ndirimbo izaba umugabo uhamiriza imbere yabo, kuko itazibagirana ngo ive mu kanwa k'urubyaro rwabo. Iyi ndirimbo izaba umugabo wo kubahamya ibyaha byabo, uko itazibagirana mu kanwa k'urubyaro rwabo. Nzi ibyo mu mitima yabo biyerekana nanone, ntarabajyana mu gihugu narahiriye basokuruza banyu ko nzabaha. Kuri uwo munsi Mose yandika iyi ndirimbo ayigisha Abisiraheli. Kandi Uwiteka yihanangiriza Yosuwa mwene Nuni. Ati komera ushikame, kuko uzajyana Abisiraheli mu gihugu narahiriye ko nzabaha. Ho gakondo. Nanjye nzabana nawe. Maze Mose amaze kwandika amagambo y'ayo mategeko mu gitabo, amaze kwandika amagambo y'ayo mategeko muri icyo gitabo, ayarangije ategeka Abalewi kuremerwa, bose kuremerwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana nyiribiremwa. Nimwende iki gitabo cy'amategeko, mugishyire iruhande rw'isanduku y'isezerano, iruhande rw'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu, kibereye kuba umuhamya ubashinja, kibabere kuba umuhamya ubashinja. Yego, kuko nzi ubugome bwanyu, kuko njyewe Uwiteka nzi ubugome bwanyu, nuko mutagonda amajosi, ubwo mugomera Uwiteka nkiriho, nkiri kumwe namwe muri iki gihe, ntimuzarushaho nimara gupfa, njyewe nimara gupfa. Munteranirize abakuru b'imiryango yanyu bose, mugende muteranye abakuru b'imiryango yanyu yose, n'abatware banyu bose, kugira ngo mvugire amagambo mu matwi yabo, aya magambo mbwiwe n'Uwiteka mu matwi yanyu. Ntange ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja, ntange
ijuru n'isi wa abahamya bazabashinja nimureka amategeko y'Uwiteka, nimuva ku Uwiteka mukayoboka izindi mana muzasanga mu icyo gihugu. kuko nzi yuko nimara gupfa muziyonona mwe rwose. Kuko nzi neza ko nimara gupfa muziyonona rwose. Mugateshuka mukava mu nzira nabategetse. Mugateshuka mukava mu nzira nabategetse. Kandi ibyago bizababaho mu gihe cya nyuma. Kandi ibyago bizababaho mu gihe cya nyuma. Kuko muzakora icyo Uwiteka abona ko ari kibi. Kuko muzakora icyo Uwiteka abona ko ari kibi. ngo mumurakarishe ibiremwa n'intoki zanyu. Ngo mumurakarishe ibyo mwiremera n'intoki zanyu. Mose avugira mu matwi y'iteraniro ry'Abisiraheli ryose. Mose avugira mu matwi y'iteraniro ry'Abayisiraheli bose amagambo y'indirimbo. Amagambo y'indirimbo nanjye bivugiye mu matwi yanyu. Agezaho yayarangirije. Agezaho yarangirije. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nimwakire ijambo ry'Imana. Kandi Imana yo mu ijuru mwebwe muryumvise nibaye kubizirikana ndetse no kubitekerezaho. Nimubizirike ku mitima yanyu. Yego. Kuko Imana yo mu ijuru ihagurukije Abayisiraheli, ihagurukije Yosuwa. Yego. Yosuwa we, hagurukana ubwo bwoko bwawe. Ubwambutse Yorodani, ubugeze mu gihugu. Iri jambo, aya magambo arabwirwa abakongomani bari mu buhungiro. Imana ihagurukije Yosuwa uje kubajyana mu gihugu. Ariko nanone irabwiye ko Mose wabavanye mu Egiputa akaba bagejeje kuri Yorodani, hatari we ugiye gufata igihugu, ahubwo hari Kalebu niwe ugiye kuyobora, niwe ugiye kugeza intsinzi ku Bayisiraheli. Hanyuma Imana yo mu ijuru ndimo nsenga nibwo nahawe aya magambo, nibwo nasomye iri jambo numva icyo rivuga, hanyuma ntangira kubaza icyo risobanura. Hanyuma rero mwebwe mubyumvise, mwebwe munkurikiye, mwebwe mwumvise aya magambo, mumenye icyo Uwiteka avuganye namwe. Mwebwe Imana igabije iki gihugu, mwebwe Imana ihaye iki gihugu, mube maso, mudatatira, mudata inshingano, mutareka Uwiteka, hanyuma Uwiteka nawe akabareka. Ibizabaho Uwiteka yabwiye ko nimumureka imibabaro yose izongera ikabagarukaho, ndetse ngo muzarira, muzataka, ngo Uwiteka ntabwo azabumva, kuko muzamwatatira isezerano, kuko muzamwamuretse, uko muzamwamuvuyeho. Hanyuma amategeko mwayumvise mugomba kugendera. Ntabwo mugomba kuryama ngo musinzire, mugomba guhora mupfukamye musenga, mugomba guhora muhamagara Imana yanyu. Ntabwo Imana ishaka ko mwumva Imana faranga, oya da. Ntabwo Imana ishaka ko mugenda ngo mwigire muri zahabu mwibagirwa Imana. Ntabwo Imana ishaka ko mugenda ngo mwigire muri diyama mwibagirwa Imana. Ntabwo Imana ishaka ko mugenda ngo mwirire ku byiza byo mu gihugu muyibagirwe. Mubirya ariko munasenga Imana, mubirya ariko mutagiye mudacumuye, mubirya ariko mutamenya amaraso. Hanyuma Imana yongera kumbwira ngo yaguciye ku ngoma, wowe muyobozi. Ibisubiyemo inshuro yaka, yaguciye ku ngoma inshuro ya gatatu. Ikimenyetso warakibonye, umunsi bakwinjirana ngo niyo yahabaye, ngo iyo ibishaka iba yarabagutaye bakakujyana aho bashaka bakakwica. Ngo ariko uwo munsi yarakwinze ngo irebe ko wisubiraho, none wanze kwisubiraho. Ngo niyo mpamvu ifashe umwanzuro, ngo ifashe umwanzuro ndetse iranasinye, irasinye
ko iguciye noneho burundu, wanze kwihana, wanga kumva, wigize akahebwe, wanangiye umutima wawe, ngo ariko kubera iyo mpamvu iguciye ku ngoma. Abantu wishingikirije ntacyo baje kugufa, ntacyo bari bugufashe. Ngo niyo wagombaga kwishingikiriza, niyo wagombaga kwiragiza, niyo wagombaga guca bugufi ugatakambira, none wanze kwitakambira, ahubwo uhitamo gutakambira abantu. Irambwira ngo ninkubaze ngo ubuse bagufashije iki? Ngo ariko iyo uza kuba warateza ugutwi ukumva, ngo ugahindukira ukareba ivure, iba yarakumvise. Ngo ariko noneho aho bigeze ntabwo igikeneye kukumva, ngo nushaka no gutaka ubireke, ngo urekere aho ngaho, kubera yuko yasinye kwiguciye ku ngoma noneho. Hanyuma Imana irambwira ngo mbwire aba bantu abangaba ngiye kuvuga, ngo nimuceceke, nta jwi ryanyu Imana ishaka kongera kumva muvuga. Ngo nta jwi ryanyu Imana ishaka kongera kumva muvuga kuri kiriya gihugu. Ngo nimuceceke, ngo niyo yatangije urugamba nayo ije kurusoza. Ngo mwe ntacyo mwakora kuko yarangije gufata umwanzuro. Ngo nimwiceceke rero, mwo kwirwa muturimi rwanyu, mwo kwirwa mugira n'ibindi mutekereza gukora. Ngo nimuceceke. Ndabwira mwebwe Monisco ngo mwagiye kugezana amahoro muri kiriya gihugu, ngo ntawe mwahagejeje, ngo ariko Uwiteka aje kuyitangira. Rero bayobozi ba Monique ngo nimuceceke, bayobozi ba NATO ngo ni uburyo bushyikiranye bwo gutabarana, ngo namwe nimuceceke. Ngo Imana niyo uyifite ijambo, mwebwe mwumva ko mukomeye mukumva ko hari icyo mwakora, ngo nimuceceke. Bayobozi mushinzwe guhuza Afurika, ngo ni East Africa, nimuceceke. Imana niyo ije kugira ikikora. Ngo mwe byarabananiye, yo irihagurukiye y'ubwayo. Iyo ubwayo irahagurutse, iraje ije kwikorera imirimo, ije kwirangiriza urugamba yatangije, kuko mwe rwararwananiye, nije kurwirwanira. Hanyuma irambwira ngo nimbwire ababona bije bakiruka bajya imbere, ngo aho imbere ngo niho bose basumirije bajya, ngo ahubwo nimusubire aho bivuye, ngo niho hari ubuhungiro. Ngo amasasu avuye niba ariho mugaruka, niho hari ubuhungiro, kuko imbereho ngo n'ubundi baragumye barabatugaritse. kandi yabyemeye. Nimugaruke inyuma, nimugaruke aho ibyo bivuye, niho hari ubuhungiro. Naho ahandi muri kwirukira nta buhungiro buhari. Niba munyumvise mwabyumvise, niba mushaka kurama nimuhindukire mugani iyo bigana, iyo bivuye, aho kugira ngo mujye iyo bijya. Aho kugira ngo mujye iyo bijya, ni mujye aho bivuye, kuko niho hari ubuhungiro. Kandi Imana irambwira ngo mbere ya byose mubanze muyiragize. Ibyerekezo byose ntabwo ari bizima. Imana niri buguha icyerekezo werekeramo. Hanyuma Imana yongera kumbwira niyo ije gutanga amahoro. Nta muntu uzatanga amahoro, niyo yonyine yiyiziye ije kuyatanga. Niyo ije kugira icyo yikorera, ngo amaraso yaraririye mu butaka, inzirakarengane zirarira, ngo uyu munsi wa none ngo ije gushyiraho iherezo. Ngo nimuhumure kandi mukore ibyibasabye, nayo ibagarukire, ariko ijisho ryayo iri hanze kuri mwebwe. Irambwira ngo
wowe Yosuwa igufashe ukuboko kw'iburyo ngo emera igufate aba ari kuyobora ntushaka kwiyobora niwiyobora nawe izakureka ariko nuyemerera ikakuyobora izagendana nawe kuko igufashe ukuboko kw'iburyo nuyemerera iraje iringaniza ahataringaniye nuyemera iraje itunganye ahadatunganye. Amen. Hanyuma Imana irambwira ngo nimbwire abantu bakunda byacitse ngo namwe nimugire gutya nimuceceke ngo mutunzwe no gushyushya inkuru mutunzwe no kugiraho byakaze ngo kugira ngo muce abantu igikuba muce isimi igikuba oya nimuceceke irambwiye ngo nimuceceke ngo uko ntacyo mufite cyo kuvuga uko ngo mu kanwa kanyu nta cyiza kibamo ngo harimo ubugambanyi ngo mu kanwa kanyu ngo harimo ubumara nk'ubw'incira kandi nimudaceceka irazi bacecekeshe kandi ngo uwicecekesheje ngo byiteka ntiyongera kuvuga ngo ntiyongera kuvuga byiteka ryose ariko nimuceceka itaje kubacecekesha ngo igihe kizagira mwongere muvuge. Ye ndimo ndagana ku musozo w'iki kiganiro twari turimo cyangwa se ubutumwa twarimo dutanga ndimo ndagana ku musozo hanyuma ndagira ngo udusomere aya magambo. Ndashoje manje ndashoje. Ni ruguru mu isantere. Vida Kadiyanze. Dusomere Itangiriro igice cya 4. Itangiriro igice cya 2 uhere ku murongo wa 4 ugeze ku murongo wa 11. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 4 ugeze ku wa 11. Uko niko kuremwa kw'ijuru n'isi. Nguku niko kuremwa kw'ijuru n'isi. Ubwo byaremwaga ku munsi w'Uwiteka Imana. Ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana. Yaremeyemo isi n'ijuru. Yaremeyemo isi n'ijuru. Kandi akatsi kose ko ku gasozi. Kandi akatsi kose ko ku gasozi. Kari kataraba ku isi. Kari kataraba ku isi. N'ikimera cyose cyo mu gasozi. N'ikimera cyose cyo mu gasozi. Cyari kitararuka. Kitararuka ku isi ngo gitunguke. Kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi. Kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi. Kandi nta muntu wariho. Kandi nta muntu n'umwe wariho wo guhinga ubutaka. Ariko igihugu cyo cyavaga mu isi cyavaga mu isi. Ariko igihu cyo cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu. Wo hasi. Imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo. Umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba. Iyo ngobyi yita Edeni. Ishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro. Cyera imbuto ziribwa. Imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi. Imezamo n'igiti cy'ubwenge. Umenyesha icyiza n'ikibi. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi. Umugezi waturukaga muri Edeni unetesha iyo ngobyi ya Edeni. Uwo mugezi uvamo wigabanyamo 4. Umwe witwa Pishoni. Ariko ugose igihugu cyose. Kihavira kirimo izahabu. Amen. Nimwakira ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma
tumaze gusoma ayo magambo Imana irambaza ngo mbaze mwebwe mbabwire ngo ubundi ko Imana yaremye umuntu ngo ibintu by'amoko mubikura hehe mwabibwiwe nande ngo mwavuye ku muntu umwe witwa Adamu n'umugore we Eva ngo ibintu by'amoko mubikura hehe byatumye mumarana byatumye mwicana kugeza kuri urugero ntimuva amaraso amwe mwese nimwabyawe n'umubyeyi umwe mwese nimwaremwe n'Imana imwe ngo ibyo mubikura hehe ngo musubire inyuma mwitekerezaho ngo murebe umuriganye wabariganyije akabaziramwe iby'amoko ngo mumusezere mu mwimure muri mwebwe kuko Imana yaremye umuntu umwe. Imana ntabwo amagambo ngiye gukoresha arakakaye kubera ko mu gihugu cyacu tuyakoresha ariko ngiye kuyakoresha. Imana ntabwo yaremye umutwa, Imana ntabwo yaremye umututsi, Imana ntabwo yaremye umuhutu, ahubwo yaremye umuntu. Niyo mpamvu Imana yarakaye kubw'ibyo bice mwiciyemo, bamwe bakavuga ngo twebwe ngo turaba ngaba, abandi ngo turaba, bagatangira guhiga abandi. Ariko mwebwe mwakoze ibyo, mwebwe muri kuvuga ibyo, mwebwe mukoze, mwebwe mubishyizemo imbaraga, Imana irambwira ngo ishyize iherezo ku buzima bwayo, ngo ntishaka icyo kintu kizongera kumvikana mu bana bayo. Ngo izo mvugo mwabibye, izo nzangano mwabibye bitumye Imana ishyira iherezo kuri mwebwe. Ndetse ngo n'undi wese uzongera gutekereza kubivuga ngo nawe izashyiraho iherezo ku buzima bwe. Hanyuma irambwira ngo muri abana b'Imana kandi muri abantu b'Imana, kuko Imana niyo yabaremye, nta wundi wigeze abarema, nta yaremye umuntu umwe mwese mumuturukaho. Ibyo bindi ngo muzana ni mubijyane n'umwanzi wabibabibyemo ari we Satani. Rero ngo nimurekere aho ngaho, ariko ababibiba byo bakanabishishikara bakanabishyiramo imbaraga bakica abantu ngo ishyize iherezo ku buzima bwabo. Ndanashoje. Amen. Hanyuma reka nshimire mwebwe muduteze amatwi kandi muri kutwumva. Ibyo Imana yavuze ishaka mubishyire muri gahunda, mubikurikize, murebe ko Imana itabagirira neza. Amen. Kandi hari abantu ushaka mfitiye ubutumwa bwabo bubagezeho, hanyuma uwiyumvamo turajya tuvuga n'ibimenyetso byabo kugira, kuko bitwa amazina ari benshi, hari abantu bitirana, turajya tuvuga n'ibimenyetso byabo n'aho baherereye. Ari umuntu witwa Ndayikengurukiye Evariste, uyu munsi wa none ari i Burundi. Uwo nguwo Imana yo mu ijuru yambwiye ngo uyu munsi wa none ngo kuri wowe ngo igukuriyeho urupfu, kandi ngo ikimenyetso nawe urakizi. Urwaye kanseri, ariko uyu munsi wa none Imana irayigukijije. Ubwo ubyumva aho uri wimenye. Hari undi witwa Bizimana Augustine, uwo nguwo ari i Kigali. Anyumve neza, uwo ari i Kigali. Ndetse ikimenyetso Imana yampaye nuko hari abantu bo mu muryango we bari muri bamwe mu bayobozi b'igihugu. Imana irambwira ngo igeze mu rugo iwawe, ikurindiye umwana wawe w'imfura. Imukuyeho uburwayi bwari butunguranye, bwari bugiye gutuma yiruka ku muhanda. Hari undi witwa Ngendabanga Philibert, uwo nawe ari i Kigali. Uwo nguwo ikimenyetso Imana yampaye k'uwo muntu, akazi akora akazi k'ubushoferi.
hanyuma imana yo mu ijuru irambwira ngo kubera ko wayitakiye igukuriyeho impanuka yari igiye kuguhitana n'abo mwari muri kumwe bose. Esperance uri muri Canada mu mujyi witwa Montreal, uwo niba yiyumva nawe imana yo mu ijuru yarambwiye ngo hari icyo yavuganye nawe, wagiye ugiye gushaka akazi nturakabona ngo ariko imana iraje ikagwe ngo ariko numara kukabona ngo uzibuka aho yagukuye, ngo ntuzibagirwe aho yagukuye. Nabo ngabo nari mfitiye ubutumwa bwabo. Hanyuma uwiyumva niba hari ibindi akeneye kubaza azabibaze tuzamusubiza. Hanyuma imana yo mu ijuru kandi nibaho umugisha, ndumva ashoje, reka dusenge. Ariko ntarasenga reka nibutse abantu, niba hari ushaka kugira icyo tubaza yaduhamagara cyangwa akatwandikira. Waduhamagara kuri nomero iri kuri WhatsApp 0788 786 238 7878238. Hari nomero yo kuduhamagaraho isanzwe nayo ni 0788 24 79 09. Ndashoje, mureka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko wadushyikiye natwe tukakubera igikoresho ubundi ukivugira. Tugushimiye ko wagomeje kubana natwe kandi ukaturinda ukaturengera. Hanyuma tukiri hano hantu twongeye kukwinginga ngo ibingibi tuvugiye hano hantu mwami nyagora ku ngoma, abo bireba babyubahirize kandi ubahe imbaraga zo kubishyira mu bikorwa, kugira ngo badatatira isezerano, badatatira n'igihango bagiranye nawe, bakibagirwa indirimbo wabigishije, hanyuma umujinya wawe ukabagarukaho. Rero baha izo mbaraga kandi ubaye guhora bibuka uko bwije n'uko bukeye, bizirike ku nkingi z'umutima kandi nyaguhora ku ngoma. Ndakwinginze ngo ibiduhiga nubihige, ibiturwanya nubirwanye, ibidutera nabyo nubitere. Hanyuma ndaguhamagaye ngo ugendagende hirya no hino ukize abarwayi aho bari hirya no hino mu bitaro, hari n'abarwariye mu ngo zabo, abo nabo nubakize mu izina ryawe, kuko tuzi ko aho wageze ibintu byose birahunga, aho wageze uburwayi burahunga, aho wageze abadayimoni barahunga, aho wageze intambara zirahagarara, aho wageze amahoro araboneka. Ngwino rutanga amahoro kandi ngwino utuyobore kandi ngwino ubaye natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuko ubyumvise, natwe niko tubisabye, amen. Reka tugushime tuvuge ngo imana y'amahoro iguha umugisha kandi ku butumwa bwiza utugejejeho, ku butumwa bwiza ugejejeho abantu, reka nizere ko bose burabageraho amahoro. Ariko akabazo kamwe mbere ko nkurekura, ubutumwa watanze bwibandaga ku bantu bakongomane kongo ko bavuga igiswahili n'Iringara, ubutumwa burabageraho bate? Harimo n'abantu bumva ikinyarwanda bakacyumva, ariko nongera nsabe n'abandi bantu, n'umuntu wawe ubwumvishije agomba kubuhindura mu rurimi abantu bumva. Ibyo bintu nkunze kubitangaho uburenganzira, abantu bakumva icyo Imana ishaka, abantu bakumva icyo Imana ivuganye nabo. Hanyuma wowe uvuga igiswahili ukaba uri kumwe wewe uvuga igiswahili n'Iringara ukawumva ikinyarwanda, usabwe kubwira mugenzi wawe, ukamubwira ngo ibintu bimeze gutya, ukanamusobanurira uko bimeze n'uko bihagaze. Yego, reka tugushimire. Yego, murakoze. Reka tugushimire, tubwire abantu ngo nimba mumbisheho n'ubutumwa ukumva ushobora kubuhindura mu rurimi rundi bitewe n'indimi uzi, ubikore kandi urabudufashije mwivuga butumwa. Reka tubashimire, turagushimiye kubwo kwitanga ukaza gutambutsa ubutumwa. Imana igumishe François. Yego, namwe Imana nibaho umugisha. Dushimiye umuntu wese wabanye natwe muri icyo kiganiro tugatangira tukageza ku musozo. Reka tuvuge ngo Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka tuvuge ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka, tuzane mu kiganiro cy'ubutaha. Amahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao. Shalom shalom.
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 54 9. Emmanuel Catering Service